ahanini mu kugira ngo wenda n'umunyamakuru akore ikinyamwuga hari abafite mu nshingano itegeko ryo kubona amakuru abarimo umuvunyi Transparency International abangaba n'iki mubasaba kugira ngo ibi bijya bishyirwa mu bikorwa na bwa bunyamwuga basaba abanyamakuru mukore inkuru zibona icyambere cyo nubwo babaye nk'abasunikira umupira mu kibuga cyacu ariko n'ubundi ngewe ku giti cyanjye numva nawe ubasubiza kubera ko urwego rw'umuvunyi n'urwego rushinzwe kurengera no kurengera abaturage turi bamwe turi abo baturage nubwo turi abanyamakuru ariko njye nkumva bari bakwiye kwicara bakareba uburyo iri tegeko rigena itangwa ry'amakuru ryagakwiye kuvugururwa gute ni ukuvuga ngo ni rimwe mu mategeko dufite hano mu Rwanda ariko ridafite igihano runaka buryo niba uyu munsi polisi ivuga umuntu utwaye imodoka yasinze ahanishwa amafaranga ya n'aya n'igihano no gufunga iminsi 7 iryo ni itegeko rihari kubera ko hari n'igihano giteganywa n'itegeko ariko iri tegeko ryo kubona amakuru nta gihano gihari kigaragara. Ni ukuvuga ngo bisaba ko tuzajya gushaka mu yandi mategeko agenga umurimo cyangwa se agenga umukozi, ni ukuvuga ngo kujya gutira ahandi kandi byakabaye ari itegeko, niba ari itegeko rigenga amakuru, kuko na wa muntu uzajya guhanisha aya mategeko amugenga mu kazi afite ubundi buryo nawe ashobora kwigobotora atagendeye kuri ayo makuru. Kuko urabizi ko hari amategeko ahana umuyobozi runaka wamenye ibanga ry'akazi, aramutse avuze ati jye ni ibanga ry'akazi nanze kumena wamukwepera he? Ntabwo wabikwepera.